Wigora nyine ndajya kuyizanira. Sabrina. Ako nibwira kwiga kuhamagara izina ryanjye ubu. Iri kugira izina ryiza. Nyenyenyenyenyenyenye. Nta nisoni reka. Rega. Sinzi. Kumva suti umushaka nta gusanyigiza nkuru. Ujaruze gukora icyo mbona. Kiyumva za. None bimeze rero umunsi. Urabizi ko ngukunda. Urabizi ko ari we mukobwa wantwaye umutima numva nava no mu buzima. Ariko nkakugira. Ngava mu buzima turebe. Uye nyine kuva mu buzima nyine ndi gushaka kugira amagambo nyine meza y'urukundo. Nyine nakuryo nyine nagupfira ngiyeho. Kandi ikindi noneho namenye nyine ko nyine birababaje nanjye duwe nababara. Ariko nyine nari mbizi ko ari umutekamito. Urakaraga ngo ntago rwose nkizera. Shema ndakwiyamye. Mu bintu uvuga. Mu bintu bikuzanye hano. Egide ntumuzanemo. Nasuko nabura kumuzana gutara mu makuru ye nari nje kukuzanira. Shema. Udatuma nkubahuka. Udatuma nkubahuka. Ndakwiyamye. Sabrine. Njye nanje kukubwira nyine ko kuri kwihanganira nyine gukomeza kuba njye nyine bya biri kongo. None nari navuye. Wabuze ndi mukobwa utereta se? Wabuze ndi mukobwa utereta? Hakara nisana bakorode na bose niba ari hari. Biri umutima wanjye ntago bakunda. Nta nubwo mba mbashaka njye. Kise niba mva kutabashaka kucyuba ko ngiye ngushaka none. Nyine wapfa kunkunda sibyo none ngewe nkazagwa ikintu cyose ushaka ngewe reka nkubwire sibyo mvana na gahunda nyine mfitanye nyine ngufiteho sibyo ngewe reka nkubwire nzakugurira imyenda mishyashya sibyo nzajya gusohoka narako kuri karakabari kuko bajamari nukuri none reka nkubwire none ikindi njye nabwiye wa musore wa muhungu kwanuza ugira ikigage njye namubwiye ko azayakuzana n'ikigage buri munsi njye nzajya mwishyura amafaranga musaba ikigage Nyamba ngira ngo umere neza nyine ukomeye. Nya. Ukumva ko uje gutereta rero ukaza uteretesha ibigage n'ibiki. Okay basi ayo nakoreye none ngewe ntacyo bazirika mubwire muri amandazi. Ndagwa yose yatwara ariko reka mubwire ngiwe natarayangaya ngiwe nanaje no kwikopesha nayo yose nakuzanira kibyawe tuzavoka nasuzugura ngo wambaye amafaranga bigambanya guhanya umutima mwiza Shema ndakwiyamye Asi Sabrina kandi ubundi nongereka nkubaze sibyo asi nkakarakanu kadafite no mubiri umuntu udashinze umuntu udahagaze umuntu utaterura n'itafari ubusura umuntu azakumarira ufite iki nje mfite imbaraga byibuze ngunze no gukora no sesa amafaranga reka nabisondo kavuga ura muhungu n'imbwa reka nanabikubwire none yaranagutaye byibuze ngenda hari bananaje no kuramba nanapitayo n'umujura aje ngena nazanga nkanamufata ariko sinzi ubundi umuciki Shema nicyo ndusha mbwira ndakwiyamye kabiri ndakwiyamye gatatu ndakwiyamye kane ndakwiyamye gatanu
sinzongera kubona ubwo burenge bwawe butambikisha ubuzana hano. Uburenge Ubwo burenge umuntu ugukunda gakundwa umugabo wawe wazaza wangiza ukagira ngo uburenge nzabure byose sinzagira umugabo nka Shema. Vana no mu rugo ugende. Gira vuba se. Nyenya umuntu ifite ibibazo basi waya kuko ndayagucira mu ntoki. Sabrina bene wana ntacyo ushaka Mama. Oh yes. Karagaye n'undi narakareba ubona ukagurishije nta mafaranga yava n'ubu baguhaye menshi. Ese wakagurishije iki? Ubu ibintu bimeze neza imbwa hakohereza ni kwa n'ibihumbi 10. Agaye nawe agahohoteye bari kukareka tukazakajya kuri bonani. Ese kuba utabyemera ufite amafaranga ameze neza nabone yiwe n'umukire yagira akazi nifite amafaranga nta nubwo nyakoresha nituntu yiwe arangaburira cyekitane. Kira kitu ntabyuzi ni nyine buri kintu cyose aramu. Abakecuru rero no kwa mutarize oya none ko ndetse sinagusuzugura ntago nagusuzugura abona uko nyine utuntu gutebuka akantu nkakakira kitubutakaza mama gisali. Sorry, you are Mugore. What? Okay, sir. Irungu riba ryanyishisha ngo nabuze umuntu tuganira nawe none ubu wabaye busy mu bintu byose. Nzagucira inzara. Niko ndavugisha mama. Ameze neza. Yego. Okay. Nashimye niyo ameze neza. Ese ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo? Nta kibazo mfite. Shayishi wacyureka. Mabijama. Gereranya ntabwo ugenda ndi mabusha wawe. Gifata nk'inshuti yawe sibyo? Nyine ntabwo mabusha wanjye kuko ntabwo nkoresha ariko nyine kuba umugore wa boss nyine ndi mabusha. Oya shawe. Gereranya urushya ubuzima. Ibaze ko uba uri muri iyi nzu nkaba mfite irungu gusa ubwo waba uri kumfasha iki tuvugishije ukuri nyine ko twaganira ko nyine kandi turi kuganira nyine mbona uri muri amunga none baganira begeranye Karameji. Wumbi ntakiyobeje. Tubije muri iyi minsi nabyo byiza. Hari cyo kumamagara wowe. Shima nkaho rano gukora iki koko tuvugishije ukuri. Ngewe Wowe nyine hari uduhetse se. ntabwo nta ntebe none uyu munsi hariya nyine tukaganira
wicaye nko muri ntebe nanjye nicaye hano kandi yenze no gusetsa byo no nigeze okay ibyo nibyo nshaka rero rero ngo tube inshuti unsetse nyine tube close wegereye umuntu yegereye nyine umukobwa yegereye stress igenda iyi story ujya urazishaka uva ubwiyoroshye kandi ikindi mana yanjye wajya umba ukaza tukararana bigutwaye ubu kumva urara mu cyumba cyawe nanjye nkarara mu cyanjye urumva bitaguteye isoni n'ibishitani ibiki ibishitani bisa gute reka mwahuriye kugira ngo bikubwire sha ntukijijishe ubuse n'abana mwajyaga muhura mu ntoki ziwanyu umva yoroshye ibyo ngibyo bizagushira nyine ndabizi uri muraninya kuko umfata nk'amabuja wawe ariko relax ubuse tuvuge mu cyaro nta kana wateretagayo ntako vugishwa okay tureke ngaho ndeba hano ndeba ndeba nyine tuganire banza nyine ushiremo oya dusobana nakwigire we ndeba tuganire ntakujya biri hose okay ndari ngo mbwira nta mwana wateretaga mu cyaro uracyari imanzi sure apo nzakwigisha nanjye nawe mfite amatsiko yo kumenya umuhungu w'imanzi nzakwigisha ase ufite ikihe kibazo ntabwo bikwiye mabusha urumva ushaka kuguma hano bigo yaramufata neza ariko nyine bino nabyo okay niba ushaka kuguma hano rero niba tugufata neza nanjye mfata neza kimwe none se wakima waguhaye ndagufata neza gute kandi ntari umutware wawe okay mva ikintu nshaka kugusaba ntabwo kigoranye mva nyine mubwire ntabwo wakimbwira egera hino kandi uratuma kibaho pressure sibyo hagati aho sinanibagiwe bize kuri bume igisubizo kandi cyiza sibyo kizatuma utazicuza umwanzuro wafashe kandi ni yego ntayihaye kaje muzana agafanta ntabwo aricyo kuri Chantal ngo mbyemere ugura haguruka inzu haguruka okay ntacyo ubundi reka mbwira ibyari binzenza rero ko ibintu bimeze ubundi reka mbwira ikintu cyakinzanye ubu none ntabwo wemera ko ibyo nakubwiye ngemba nzi ibintu ukuntu bizagenda n'ukuntu bizarara ibiki wambwiye ibiki wambwiye ibiki nakubwiye ubu n'ubwo ntabwo urabona ko ari agahungu ari agatekamitwe hanyuma ko ari umutekano no kuba warambwiye bihuriye mva rero nkubwire ubundi njye nari mbizi kuva na mbere nuko nabicishije ku ruhande nkabishyiramo ikinyabupfura ariko njye nari mbizi ko ari agahungu n'ubundi katabura guhungisha inka ngo gacike kagende ni imbwa rubebe ko nabwiraga iyo umurizo wawe ureba hasi atari n'umwe byubuze ubuzamuye wasoje kuvuga nako wasoje kuborogotwa hano ugende ese ubungubu koko ntago wafata umutima wawe ngo uturishe wumve unarebe urukundo mo gukunda n'ibintu mba mwifuriza genda urukundo ibiti n'amabuye ngewe undeke erega ibyo yaba byakundaga n'ibyo biti nakabikunze ariko ikibazo umutima wanjye rwose unyemeza ko ari we wanjye mu bakobwa ibihumbi bari muri iki gihugu cy'u Rwanda warazengurutse usanga Sabrine niwe mukobwa ukubereye reka nkubwire rero kandi Sabrina nubwo abona ko uri umugabo umubereye mbura iki se ufite iki nta mahembe mfite we namugaragara nk'ikizima ufite iki umusore mwiza muri iyi quartier ufite iki amafaranga nawe maze kuyashaka ubu ngubu ndi kugenda ngira n'iso ubwo ufite n'intuzo ufite muri ubwo rugo rwawe nuko wumva ko ikintu cyose ari amafaranga nta kinyabupfura nta kwiyubaha nta kubaha abandi ntaki uzabanza ujye kwiga ibyo ngibyo Sabrine reka nkubwize ukuri ibyo wigira byose izina ryawe rigana uko rimwe na rimwe ari ryiza ariko nanjye nakifuje rwose ariko reka nkubwire Sabrine ibyo wigira byose wangira gutyo ukantuka ukancunaguza ukangira gute amaherezo njye nawe tuzaba ubwo nari nje kukubwira amakuru ya karakabwa ka tuza kango ngo ubwo se nimba ari bwo uri ikima basa amakuru yanyuma ngo haye nimba ari bwo uri iki
ayo makuru nyamara uyigeho kandi uyazirikane. Umunsi umwe uzisanga Mfite stress nyabuze umuntu ahari nta soni. ubuse muhamagarira oya nako reka nzagende namugura impano nyinshi cyane musabe imbabazi amaso mu yandi duhite twiyunga undi kuri fone ntabwo byaryoha ngomba kumutungura. Skumkanze bitese nzi neza ufite ikihe kibazo se? Nanjye gufura kugera none gushaka neza. Ego jya umbwira ngufashe nagufasha. Ngaho ngufashe. Jya wiyoroshya ariko. Umeze neza rero. Egera hino ariko gusa icyo ndi bugutware uri kuntinya. Jya wiyoroshya ariko hagarara hano gutya tuganire. Ntabwo ukizi uyu wakayambi mabuja wawe geritwa zuba sibyo? What's wrong with you? Yiyoroshya ariko n'umuntu w'umusore. Ntabwo ikizi? Ntabwo bino bintu bikwiye mabuja. Mabuja, please. Akiyoroshye ufite ikihe kibazo? Okay. Dushaka ntabwo yashoka mabuja. Kubera iki? Nyine bose zizananize yampaye buri kimwe mbere yuko duhura nyine nawe nta kintu nari ngicyo naraga gusore k'amafuti katiyogoshesha katabona naye nirigura amandazi ariko umunsi yampaye buri kimwe ntabwo namuhemukira biramo. Ntabwo nukuri pe ntabwo nyine ari uko nyine ndi mubi ariko nanone ntabwo nakora ikosa ryo guhemuka. Uva musore baravuga ngo umugore niwe mutima w'urugo ukumva ibyo by'uko sobuja arwaye akazi ngende mabuja. Ijambo ryanjye rero niryo riyoboye muri uwo rugo. Cyita kongeza n'amafaranga ndagwibumba ijana kandi niba wumva ari make ndagwibumba 300. Suri relax take easy. Nukuri ntabwo nahemukira boss yasezana uko nyizeye. Ego ko turi hano turi mu nzu turi babiri twenyine se arabibwirwa nandi ko muri inzu nta kamera iri mu kika n'ubivuga yagusize nyine ku rugo musigariye ku rugo neza kandi naza humura ufite ikihe kibazo. Nagejeje kuba biranga ntabwo byashoboka. Ngo iki? Ntabwo byashoboka. Ikintu bita guhakwa urakizi we imboga zirakwizanira ukazana siko nari sobigira. Si ikibazo cyo guhakwa no kuba ntazi ibyo byose ariko tukitukutu nubaha boss yangize uwondiwe ndamwubaha n'umutima wanjye wose ntabwo nakuri kuzo byo mwana. None surabizi kaka kanya ari ngiye ushobora kukubwira ngo soka muri iyi nzu ibyo kuvuga ngo sobuja kugize uburi wowe wagiye wagara nk'umuntu w'umugabo we ntabwo wakigira uwuriwe. Ndetse ko byarananiye Imana ikamunyuramo erega Imana ikura mu bantu Imana yamunyuzemwo wundi umuntu w'umugabo ufite akazi yampaye akazi keza nyine ubwo bibaye byiza numva nzagenda nyine nkajya kwitungira ahandi ariko hano biragoye kuko ako nyine ntabwo nagenda ataraza nukuri isuku gusuzugura ariko uri kwanga ibyo ndi kugusaba mu rugo rwanjye noneho ndategetse ntabwo ndi kukwinginga sibyo? Uyu munsi urandaza cyangwa ntabwo ndaza
Usko ndi kukwimenyereza ukanansuzugura none ukizeye itegeko urandaza. Ibusiye nawe turararana. Amagambo nabiri yego cyangwa hoya. Kandi ijambo riri uri buvuge niryo riri butuma uguma hano. Kw'izina ry'Imana. Mugore icyo mushaka pe ntago nayamukira boss no kuri kw'Imana yo mu ijuru do. Ku buryo ushobora kunsuzugura nta n'isoni. Giye ndimo ndagwatiriza ibintu ukabyanga. Urandi ukuntu nisuzuguje agahungu k'amahere. Guhaye amasegonda aya abiri ube wabitekereje wifatiye umwanzuro. Bitabaye ibyo. Bakora cyose ntago nabyemereye ntago nayamukira boss. Ibiri bukube uze kubyirengera. Comando que nome é esse? Igihe nari ntegereje kirageze sasa. Bosi wanjye araje ubona nkubita ibifaranga byose yari afitiye. Ubuse koko ndabanza nsore mama ndiyereka Sabrina mbere banze he koko. Oya nako Sabrina bimwe mu byo wanyifurije ntangiye kubigeraho. Iki nicyo gihe ngo nkwereke tubisangire. Okay. I call Egide. Egide? Is it to do what, my babe? Why? You come here. Come along. Come inside, baby, please. I miss you, please come. I miss you too. So what? Why can't you come to me? Welcome. Okay. Come, baby, please. So you don't want to welcome me? Egide! Mfasha ariko
Niko Egide Wangandi. Turajya kwa muganga. Ngwino nyine umwandire, urajya kwa muganga se utarimo urangandira. Kandi nenda kandakunda kandi hano mu muvaye mfatirana mu mugongo ariko wajya ureka kubaza ibintu byinshi. Nafata nanga gutya. Ahonga aiwe